Kuri uyu wa kabiri umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba CG Emmanuel Gasana yifatanyije n'abaturage bo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe mu gikorwa cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana n'ibindi bikorwa biganisha ku ihutazwa ry'uburenganzira bwabo. Bamwe muri aba bana bavuga ko batewe inda bakiri batoya n'ababateye inda bakaba baratorotse bakaba batarahawe ubutabera. Uyu numwe muri aba bana twahaye izina rya Murekatete. Nararangije ndabyara umwana arakura, ubu ngubu afite umwaka n'amezi 3. Rero mu rugo bashatse kumenya uwateye inda kuko atarahari, yari yaragiye, kandi aho yagiye kuba aho yabaga yaragiye baramubura, maze bamburira ubutabera baramubura, yaragiye. Naho ababyeyi bafite abana babo bahuye n'ibibazo byo guhohoterwa nabo bavuga ko bashimira uruhare rwa leta kuko igenda ibaba hafi mu buryo bwose. Nitwa Abahuje Inkindi Josephine, nkaba ntuye muri uno murenge wa Fumbwe, akagari ka Sasabirago, umudugudu w'Irukwaye. Njye umwana wanjye yahohotewe afite imyaka 14. Ahohoterwa n'umukozi wo mu rugo nari mfite. Barabanye nk'abana mu rugo kuko umuhungu yamurushaga imyaka, umwana urumva yari afite imyaka 14, umuhungu yari afite imyaka 23. Ubwo rero umwana yabuje kubimbwira nyuma ko hari utuntu yamushukishije, bakora imibonano mpuzabitsina, kuko umuhungu yari mukuru yaje kubona ko amuteye inda ahita yigendera. Umwana rero naje kumwegera ndamubaza nti se ko ndandi kukuvuza ariko indwara ntiboneke kandi bikanga, abo ntiwaba hari umuhungu mwarakinnye mugakora imibonano mpuzabitsina? Umwana yarambwiye ati ntawe twakinnye. Hanjye nk'umubyeyi rero narashishoje ndavuga ibyo ari byo byose bamujyane ku kigo nderabuzima bagusuzume turebe yenda ko utaba waragize inda. Umwana namuzanye hano bamukorera ibizamini cyangwa umwana aratwite. Nimara kubona ko umwana atwite nahise ngwa muri koma. Nta kindi cyanteye kugwa muri koma, narebye uko umwana angana, umwana y'imyaka 14. Ubwo narakujyarukiye njya kuri RIB kubatekereza ikibazo nahuye nacyo. Nkigerayo natanze ikirego cyanjye, maze kugitanga ngati reka dutegereze umwana azavuke. Ubwo icyo bamureye nyine barakomeje babungabunga ubuzima bw'umwana, baguma kumuba hafi bamukorera ibizamini bareba ko umwana mu nda ya nyina ameze neza. Umwana yagejeje rero igihe aravuka. Inama nagira ababyeyi turi hano nako igira yenda n'abana, ariko nta bana bari hano. Nagira ngo ababyeyi tujye tuba hafi y'abana bacu, tubagira inama, cyangwa mu gihe bahuye n'ikibazo ntitukabatererane ngo tubahahane. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Umutoni Jeanne avuga ko nubwo hari abakoze ibyaha byo guhohotera abana bagatoroka, ariko bazakomeza gushakishwa kugeza babonetse bagashyikirizwa ubutabera kugira ngo baryozwe ibi ibyaha. Kuba uriya mwana uwo muntu wamuteye inda yaratorotse nuko abizi ko arimo gushakishwa. Icyo tugomba gukora no gukomeza kumushakisha aho azafatirwa akazahanwa, ariko tunasaba ababyeyi, abaturanyi, ababazi ko bakwiye kudufasha, kandi ibyo barabizi, nitujyanemo kugira ngo uwo muntu ahanwe. Ashaka guhohotera uwanjye uyu munsi ejo agahohotera uwawe. Asoza asaba buri wese gutanga uruhare rwe n'umusanzu we mu kurwanya ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abana. Twasabaga ababyeyi rero uyu mwanya yuko bakwiye kurinda abana babihohoterwa, ariko aho bigaragaye ko ryabaye bagatangira amakuru ku gihe, uwo muntu wabikoze agahanwa kugira ngo atazangiza abandi bana b'igihugu. Naho umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba CG Emmanuel Gasana we avuga ko abaturage bose bafite uburenganzira bungana. Agira ati ubwo burenganzira niba abaturage bose babufite kandi bungana, ntabwo twagera ku bana ngo dukunje amaboko. Nkuko twabihamo umurongo umukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika yuko abaturage bose bafite uburenganzira bungana, amahirwe angana,
abaturage bose bagomba kugira umutekano, bakagira ituze, bakagira uburenganzira, kandi abaturage bose bakagira ubuzima bwiza, imibereho myiza. Nta kuntu rero abana ahubwo ari bakabaye bategurwa neza, bakarerwa neza, bagaca muri wa muyoboro w'itorero mu burere bwiza bwo kugira ngo ejo n'ejo bundi ariko urubyiruko rw'igihugu cyacu ufite imbaraga z'igihugu cyacu aribwo tutakwitaho. Nyamuneka cyane cyane ko hari ubuhamya twabonye bw'umwana ubyara bw'umwana ujya mu muhanda, mwabibonye, umwana udafite uburere, utiga, inda ziterwa abangavu, umwana ukorerwa ihohoterwa, akoreshwa imirimo ivunanye. Ibyo byose ntabwo bikwiriye, ntabwo byakwihanganirwa. Niyo mpamvu ubukangurambaga nk'ubu ngubu tubushima cyane, tukabushyigikira, ndetse tukanarenzaho tukanavuga tuti dukora ibishoboka byose, ariko n'ababirimo abantu bangiza abana bahanwe. Asoza asaba abayobozi kudakunja amaboko mu gihe baharanira uburenganzira bw'abana, cyane ko ari bo mbaraga z'igihugu cy'ejo hazaza. Ubukangurambaga bwiswe tujyanemo mu kurengera abana bukaba buri kubera mu karere ka Rwamagana kuva tariki ya 8 kugeza tariki ya 30 Nzeri muri umwaka w'2021, aho kugeza ubu mu karere ka Rwamagana habarurwa abana bahuye n'ibibazo by'ihohoterwa basaga 286 mu mwaka w'2020-2021. Naho mu murenge wa Fumbwe hakaba habarurwa abana 15 bahuye n'ihohoterwa mu gihe cy'imyaka 3 ishize, no kuvuga mu mwaka w'2019, 2020 na 2021 kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Umurenge wa Fumbwe ugizwe n'imidugudu 32 iri mu tugari 6 dutuwe n'abaturage basaga 28,000 n'abaturage 748 bakora ibikorwa by'ubucuruzi, ubuhinzi n'ubworozi. Ni inkuru mwateguriwe na Ana Cretine Ntirushwa mu murenge wa Fumbwe ho mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba.